inshuti za Homeland 7 TV nguyu mwana mubona mama we yamuzanye kuri uyu mumama ari uruhinja rw'amezi abiri. Amaze kumuzana ari uruhinja rw'amezi abiri arahamujugunya, yego agenda nk'ugiye kuri toilette. Amaze kugenda nk'ugiye kuri toilette asiga uruhinja. Uyu mumama nawe yarafite uwundi mwana yonsaga wari uri kwibera w'umwaka n'ukwezi n'igice. Yarafite umwaka n'igice. Yes, umwaka n'igice, ariko kuko mwana yarafite igikora yaramaze gukura, ahitamo gufata uyu mwana mushyira kwibera kugira ngo amuhe ubuzima bwiza bw'ahazaza. Uyu munsi afite imyaka 9 nkuko mubibona, ariko ngira ngo mumurebye igihagararo cye ntabwo ari imyaka 9. Bisa nkaho wagira ngo afite imyaka 12. Ariko of course ni imibereho. Mugerageze gufasha rero. Uyu munsi rero Valentina mwakunze cyangwa se Valentina wanyu ari kwitegura gusohoka mu icumbi kuko nta bushobozi afite, kandi uyu mwana amurerana n'abandi batandatu bari ku ruhande. Ibyo byose yakoze byatumye bita atandukana n'umugabo. Uyu munsi rero agiye gutangira urugendo rwo gushakisha aho yarambika umusaya cyangwa se wamufasha kurambika umusaya. Nta bushobozi afite. Ese mu by'ukuri urumva ari cyo wamufasha? Urumva wafasha Valentina kuba ntarambika umusaya? Yego Valentina, gira icyo ubabwira. Ubu nitwa Mbandebereho. Babanze bandebereho, noneho nibarangiza bategeke iki umubiri wabo. Nibwo nashatse gukuramo inda y'umwana afite wa 7. Nshatse kumukuramo umwana aranga. Yewe naremeye n'udufaranga nari mfite, ndemera njya ni Bugande. Umuntu Bugande ndamubwira ati wowe genda waho kubera ko uri uwaho mu nkengero zaho, unzanira imiti nindangiza ndebe yuko nakwibohora. Umuntu yaragiye yanzaniye imiti ndayinywa. Ibintu nabikoreraga iki kuva umugabo twagatandukana, nakubwiye ko narwaye amezi 4 ndwaye umugabo. Kuva icyo gihe nahise mbwira Imana ati Mana unkuremo umutima wo gukunda, sinzongera kurarikira umugabo ukundi. Kuva icyo gihe na n'ubu ntabwo rwose nongeye kumva ndarikiye umugabo. Ese iyo uvuze ngo amezi 4 urwaye umugabo uba ushatse gusobanura iki? Icyo gihe nyine naramutekerezaga. Byose ndakwinginze ngo uyu muntu tugiye gukoresha ikiganiro ndamukweretse ni gahunda zo kumufasha, ni gahunda zo kumuteza imbere. Ndakwinginze ngo ukorere mu mitima ya rubanda n'imitima ikakaye Nyagasani, n'imitima yikanyiza uyoroshye kugira ngo Nyagasani ibashe kumutekerezaho, ibashe kumva ko nawe ari ikiremwa muntu. Bonjour Internet, ici c'est Homeland 7 TV. TV pour tout le monde, toutes les choses, toutes les occasions. Je m'appelle Simon et j'admire pour tout le monde qui s'abonne à notre chaîne. J'admire pour tout le monde qui partage notre activité à différentes occasions. Toutes les choses c'est possible. L'impossible ça insuffisant mes chers amis, parce qu'il y a très beaucoup de personnes qui partagent notre activité, parce qu'il y a très beaucoup de personnes qui s'abonnent à notre chaîne. Alors je vais faire la conversation avec quelqu'un. Nous musimwiza, nous musakadasoka, nous musimubyukuri w'icyitegererezo. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri urubuga ukore subscribe kugira ngo tubashe gutera imbere. Hanyuma ntabwo ibyo ari byo by'ingenzi, ahubwo icy'ingenzi ni icyatuzindiye muri iki gitondo cya kare. Ni umuntu tuje gufasha, ngira ngo murabona ko turi aho nakita countryside cyangwa se mu cyaro. Twavuye mu mujyi wa Kigali tujya kure cyane mu nkengero zawo. Homeland 7 TV niho yagiye mu rwego rwo kwifatanya n'umuntu waho mu by'ukuri uri mu mibereho itameze neza. Nkeka ko twakoranye ikiganiro bushize, ariko umunsi twaje gukorana ikindi kugira ngo nibura turebe ko hari icyo isi yamufasha kugira ngo ikiganiro kigende neza. I think ko twabanza tugakoresha isengesho kugira ngo mu by'ukuri ikiganiro kize kugenda neza uko tubyifuza. Mwifatanye natwe mu isengesho mbere yuko tujyana nayo kumushyigikira. Mana ishobora byose, wowe ufite buri kimwe cyose mu kuboko kwawe, wowe utegeka bikaba, wavuga bigakomera. Warategetse inkike ziriko ziraritagurika, urategeka uhorera amaso ya Samusoni, urategeka kana ka Yefta karazuka, urategeka Abisirayeli bagera mu gihugu cy'isezerano.
turakwinze ngo na n'isaha wongere utegeke ibi tugiye gukora bigira umusaruro, bigira icyo bimarira rubanda, bigira icyo bimarira isi. Mana ishobora byose, ndakwinginze ngo uyu muntu tugiye gukoresha ikiganiro ndamukweretse, ni gahunda zo kumufasha, ni gahunda zo kumuteza imbere. Ndakwinginze ngo ukorere mu mitima ya rubanda, n'imitima ikakaye Nyagasani, n'imitima yikanyiza uyoroshye, kugira ngo Nyagasani ibashe kumutekerezaho, ibashe kumva ko nawe ari ikiremwa muntu, ibashe kumva ko nawe umufiteho umugambi. Ndabizi neza ko ubishoboye, neza ko nta cyakunanira. Uradukunda, utwitaho, uratuzirikana. Niyo mpamvu buri munsi uduha amazi afutse ndetse ukaduha n'ifunguro rihagije. Ndakwinginze ngo n'uyu mumama nawe umugenzuruze uko nguko. Ndicishe ku mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yes, internet. We already finished praying for someone who are going with a conversation. I hope it's a conversation that aimed helping her to move from bad life to good standard of living. I hope everybody gonna stay by our side. I am Brother Simeon, and I hope you gonna move with us. There, let's go. Mwaramutse Valanti, umeze ute? Yes, turagarutse. Hari ikiganiro twakoranye ubushize turi kuganira ku mibereho yawe. I don't know, so we come back to make another conversation. Twatugarutse ngo dukorane ikindi. Ese hari cyaba cyarahindutse cyangwa ibintu biracyari kwa kundi? Anyway, simbizi. Wenda turaza gukora ikiganiro kirambuye. I don't know what to say about it. Keretse niba hari icyo hari aho wateguye twakwicara kuryo twaganira kuryo sanse, cyangwa se niba twagana aho ngaho nabyo ntacyo bitwaye, nabyo ni byiza. Good morning internet once again. Azi nkuko mibona rero twamaze kugeraho twari tugiye kuganirira. Wisakuze. Nkuko mibona twamaze kugeraho twari tugiye kuganirira. Nguyu Valentina niwe nje kubamurikira kugira ngo mu byukuri mugire icyo mumufasha, niba hari icyo nakita umutima wa kimuntu mufite mugaragaze, niba koko mu byukuri mufite urukundo mubigaragaze, niba koko isi irimo abantu b'ingenzi mubigaragaze. Sibyo Valentina? Good. Ubwo rero wenda ibirenze ibyo nawe ni umuntu mukuru, yagira icyo abwira abantu. Tuguhaye ikaze kuri kamera za Homeland 7 TV, gira icyo ubwira abantu. Zamurijwe. Nitwa Kamanzi Valentina. Abantu muri Gishuri. Ukaba utuye muri Gishuri, gerageza uzamurijwe. Reka tugashaka. Yes, reka tubanza dushaka agatebe turabona uburyo twaganira twisanzuye turi kure y'abana. Nkeka ko aribwo biraza kudufasha. Reka nzana agatebe. Yes, twahageze rero kuri twari duhindiye icyerekezo kugira ngo tureko twagira twabona hano hatekanye ho kuganirira. Nguyu rero ni bava wanyu. Hari ikiganiro twakoranye ubushize atubwira ku mwana bamujugunyiye nawe adafite ubushobozi, akaza yiyongera ku bana batandatu afite agomba kwitaho. Uyu munsi rero twagarutse kugira ngo nibura yongera atunyuremo inkuru y'uwo mwana, atubwire ukuntu byagenze. Ese mu by'ukuri iyi minsi ubuzima bumeze gute? Ese mu by'ukuri ni iki yifuza ku bantu, ni iki ibintu nk'ibyo nibyo turaza kuganira mu kiganiro cyacu tugiye kuganira kuri Vava. Akanya nakawe. Wenda ushobora kwibutsa abantu. Muraho. Gerageza uzamurije. Muraho. Imana ibahe umugisha. Nitwa Kamanzi Valentina. Ni jyewe nyina wa mwana nareraga. Umuntu yaraje arangije arambwira ngo icumbi, ndangije kumuha icumbi, yarabyutse mu gitondo umwana aramusiga arigendera. Yego, ni ukuvuga ngo waramucumbikiye, amaze kugera mu nzu aragenda. Agusigira umwana. Ansigira umwana. Wabigenze utero kugira ngo nyine uwo mwana kure, kugira ngo uwo mwana aracyariho, amaze kugira imyaka ingahandi uwo mwana? Umwana afite imyaka 9. Imyaka 9. Yitwa nde? Yitwa Muhawenimana Denise.
Okay, wenda turaza no kumuhamagara, amfite imyaka 9, turaza kumuhamagara tuganire niba ari happy, ariko reka tubanze tuganire. Yego, umuntu arinjiye mu nzu, ni umushyitsi, yaje afite uruhinja ruhetse cyangwa yari yaje afite uruhinja rw'amezi 2. yaje afite uruhinja rw'amezi 2. hanyuma arinjira ugira ngo ni umushyitsi cyangwa hari umuntu asabye icumbi. Okay, muri rusange tunyuramo kuntu yaje akakubwira. Yaraje amaze kuza arangije arambwira ati mwiriwe. Arangije arambwira ati yabanaga n'umugabo, none umugabo aramurembeje ngo yabuze ahantu arara, nta hantu afite ho kurara. Nibuka ko nanjye urugo mfite nanjye rutoroshye, ndangije ndavuga ati reka mucumbikire. Yabyutse nk'ugiye kunyara cyangwa se nk'ugiye kuri toyi, arangije yagiye gutyo ntabwo yagarutse. Nubwo buryo yagiyemo. Valentin, uzi ikintu dushaka? Ndashaka ko utubwira deeply cyangwa se mu buryo bwimbitse. Amaze kugenda agusigiye uruhinja, ikindi kandi nawe watubwiye ko afite urundi ruhinja. Yego, zibaye impinja 2, wabigenje ute nyine kugira ngo izo mpinja 2 zibashe kugira ubuzima bwiza? Njyewe ubundi twaracuruzaga, twari dufite iduka ryacu, ubwo ntabwo twari abakene, twari twifashije. Ubwo ariko umugabo ari guhindura, yase atangira gufata ibintu, nimba ari amata yazanaga atangira kuyahina, niyongera kuyazana. Ariko nk'umuntu nyine uba uri mu rugo rwe nta n'ikibazo rurimo, nyine nanjye nakoreshaga amayeri kugira ngo tubone ibyo kunywa. Yego, niyo yashakaga kugira icyaha umwana we yaramujyanaga. Kubera iki rero urumva uri umuntu wigeze kugira imibereho myiza, unatubwiye ko ufite iduka, byagenze gute? Byagenze gute kugira ngo uve ku iduka uyu munsi uri muri ubu buzima utari kumwe n'umugabo wawe n'umwashakanye? Ni ukuvuga ngo icyo gihe nyine nahise mbona ukuntu umwana nabonaga azanamwica, kuko nabonaga akorera umwana ibintu bibi. Nk'ibihe? Hari igihe nabaga ndi nk'ariya, najya kubona nkabona mukweduye amatama. Nabona kweduye umwana amatama, ndavuga ati umwana wanjye azamwica. Nibwo rero nahise mubwira ati uwo mwana arazira iki. Ubwo nibwo yahise ankubita inkoni y'aha ngaha, ankubita n'aha ngaha. Iyo nkoni niyo yatumye dushwana, mpita mpaguruka, noneho ndagenda. Muratandukana? Turatandukana. Kuva icyo gihe na n'ubu n'uwo mwana we ntabwo aramukubita ijisho. Ariko we aracuruza cyangwa aracyari gucuruza cyangwa yagiye mu bintu? Ntabwo nkimenya amakuru yiwe. Mwari mwarasezeranye cyangwa? Ntabwo nigeze sezerana nawe. Yego, ufashe icyemezo utandukanye n'umugabo kugira ngo urere umwana bagusigiye. Ni umutima ukomeye. Kuki umwana utamushyiriye ubuyobozi bubashe kumwitaho? Nagiyeyo abayobozi kubera ukuntu nyine twari tutaratandukana n'umugabo. Ndangije ndagenda mbyereka abayobozi, ubuyobozi burangije buravuga ati ahubwo uwo mwana nagira icyaba atifite ikibazo. Kubera ko nanjye icyo gihe niyumvagamo ubushobozi, nta kindi kintu nahise nkora, nahise umwana wanjye mushyira ku ibere, numva yuko umwana atazananira kumurera. Umushyira ku ibere? Ntago ukimara gushyira umwana ku ibere kandi nawe ufite uruhinja nk'uko wabitubwiye mbere, uwo mutima wutekereje ute? Mu by'ukuri watekereje ute kuko simbize hari mu by'ukuri impamvu nyamukuru yatumye ukora ibyo bintu? Gerageza ubidusobanurire. Kubera ko njyewe n'ubusanzwe nakundaga abana, noneho ahantu hose najyaga bakanyima umwana natahaga ndira. Rero niboneye umwana, ndangije mpita numva ko ari ibintu byiza kuri njyewe. Ntabwo niteguye izindi ngaruka zizamba, ahubwo niteguye yuko ari umugisha mbonye. Ndangije umwana nahise mvuga ati uyu nguyu reka mukora ku ibere, we yarakuze.
ndangije mbariwe shyira ku ibere, nta bindi bintu nigeze ntekereza njya kubitekereza, mba naragiye no mu buyobozi nkajya kwifashisha. Niba mbyumva neza wafashe uruhinja wari ufite bari impinja bose cyangwa uwanjye yari afite umwaka n'igice, ubundi yari afite amezi 2. ni ukuvuga ngo aho ufite umwaka n'igice wakuye umwana ku ibere w'umwaka n'igice utushyiraho w'amezi 2. Okay, good. Ni ibintu byiza cyane. Hari ibintu bijya biba ikintu cyitwa kujugunya abana, abantu bakanga kwita ku muryango, abakobwa bakabyara abana bakabajugunya, rimwe na rimwe ugasanga nyine biteje icyo nakita imibereho mibi mu bantu. Yego Valentin, abantu badukurikira uyu munsi kuri Homeland 7 TV ku bijyanye no kwita ku muryango babwira iki? Ni iki mu by'ukuri wagiraho inama ku bijyanye na urumva abakobwa benshi babyara abana bakabajugunya? Mu bantu babyara abana bakabajugunya, bariya ntago bara ni inyamaswa. Nta muntu muzima wabyara umwana ngo amujugunye, kuko umwana ni ikintu gikomeye cyane. Nanjye hari ibintu byambayeho, natwaye inda, maze gutwara inda ariko nayitwaye mu buryo buntunguye kuko ntago nayishakaga iyo nda. Ntago nayishakaga pe, numvaga agenda ashaka kubyara, numvaga nanjye ashaka kureba ikintu cyanteza imbere, nanjye nkava hasi ahubwo nkajya hejuru. Ubwo ndangije nibwo nashatse gukuramo inda y'umwana afite wa 7. Nshatse kumukuramo, umwana aranga. Yewe naremeye n'udufaranga nari mfite, ndemera njya ni Bugande. Umuntu Bugande ndamubwira ati wowe genda wowe kubera ko uri uwaho mu nkengero zaho, unzanira imiti nindangiza ndebe yuko nakwibohora. Umuntu yaragiye yanzaniye imiti, ndayinywa, ariko mu kuyinywa nariwe n'ibise 4 byonyine. Inda yarandiye, irandya, numva yuko inda yavuyemo. Ubwo igise cya mbere kivaho hazaho icya kabiri, icya kabiri kivaho hazaho icya gatatu, icya gatatu kivaho hazaho icya 4. Kuri icyo cya 4 ndi kwitegura kuvuga ngo nari natetse urukoma rwinshi, mvuga ngo ndarunywa, narugize, ndangije ibise bita birekera, ndareba uburyo mbyifatamo, uburyo burananira neza. Ndangije mpita mvuga ati inda ntago nongera kuyikuramo. Birangira uyibyaye? Inda narayibanye gutyo, inda maze kuyibana, ubwo inda izaha kugeraho iravuka, ariko ubu niwe mwana ukunzwe, mba numva umwana mukunze. Sinzi nanjye ahantu Imana yankuriye urukundo, kuko numvaga ntazabona nuko ndi bumufate. Watubwiye ko wakundaga abana, sibyo, mu buzima bwawe, ariko uza kugera igihe mu by'ukuri wifuza kwica umwana. Yego, uwo mutima wawukuye he? Uwo mutima ni ukuvuga ngo nakomeje kubyara, nkabyara noneho n'indahekana. Ndangije numva urukundo runkamutsemo, rwa rukundo nakundanaga numva neza runkamutsemo. Ndangije ibaza aho ndindira kuvuga ngo Mana, narasengaga ndindira naho mvuga ngo Bibiliya nyishyize hasi, ngo ntago nzongera gusenga. Ariko umutima warakomeje urandya. Nongera gusubira mu gusenga, ndongera nsubira mu gakiza, ariko kwihana nyine nawe urabyumva byarantonze cyane. Wamaze kwihana wakiriye agakiza? Ni ibintu byiza cyane, ni ibintu byiza cyane kuba warabashije kwicuza icyaha cyo gutwara ubuzima bw'umuntu. Yego, muri iyi minsi rero ubuzima ameze gute muri iki gihe turimo? Urumva ku bana 7 ufite, yego, ku bana 7 ufite mu by'ukuri muri iyi minsi bimeze gute? Ubuzima mfite, ubuzima buragoye. Ni ukuri buragoye. Dusobanurire gute?
iyo uvuze ngo urumva iyo uvuze ku buzima buragoye iki kintu wenda ntugire ngo ni ukugutoteza cyangwa ni ukugira ni ukukubwiza ukuri nyine ntabwo ari ufite ubuzima bubi hari abantu benshi bicwa n'inzara hari abantu benshi babwirirwa hari abantu benshi badafite aho bakinga umusaya hari abantu benshi basohora mu mazu hari abantu benshi barwubatse ku mutwe hari abantu benshi birirwa birukankana urubyaro muri rusange sinzi uko nabivuga dusobanure rero ni gute uvuga ko nyine wowe ubuzima bwawe butoroshye impamvu mvuga ko ubuzima bworoshye nk'ubu ngubu bworoshye gute butoroshye impamvu mvuga yuko ubuzima butoroshye nk'ubu ngubu bari kunsohora mu nzu bari kugusohora mu nzu bari kunsohora mu nzu kandi nta hantu mfite ho kujya ubu ngubu ubundi hari igihe n'imvura yajyaga inyagira bansohoye nabuze aho ndara ubuzima kurya nabwo ari danje nta kintu umuntu afite cyo kurya abana bari kurira ibintu bimeze nabi ubu rero bari kuzora mu nzu nta hantu ufite ho kujya ubu ngubu noneho ndi kuvuga ati se noneho nibansohora ndajyayo ntacyo ubuyobozi se bwaba bwigeze bugufasha urumva ufite abana 7 ugateranyaho n'undi umwe urera ku bushake bwawe urumva baramutaye wowe ufata icyemezo cyo kumurera none isaha uwo mwana w'umunyarwanda simbizi wenda niba ari hafi yaza arahari umva genda umufashe uriya mwana azi genda umufashe uriya mwana azi niba ari hafi cyane uriya tubona tumuzane inshuti za People to People TV nguyu n'uyu bite umeze neza witwa nde zamujwi cyane witwa Deni wabaye bite ku muntu aragoye sorry ignore yes inshuti za Homeland 7 TV nguyu mwana uyu mwana mubona mama we yamuzanye kuri uyu mumama ari uruhinja rw'amezi 2 amaze kumuzana ari uruhinja rw'amezi 2 arahamujugunya yego agenda nk'ugiye kuri toilette amaze kugenda nk'ugiye kuri toilette asiga uruhinja uyu mumama nawe yarafite uwundi mwana yonsaga wari uri kwibera w'umwaka n'ukwezi n'igice yarafite umwaka n'igice yes umwaka n'igice ariko kuko mwana yarafite igikora yaramaze gukura ahitamo gufata uyu mwana mushyira ku ibere kugira ngo amuhe ubuzima bwiza bw'ahazaza uyu munsi afite imyaka 9 nkuko mubibona ariko ngira ngo mumurebye igihagararo cye ntabwo ari imyaka 9 bisa nkaho wagira ngo afite imyaka 12 ariko of course ni imibereho mugerageze gufasha rero uyu munsi rero Valentina mwakunze cyangwa se Valentina wanyu ari kwitegura gusohoka mu icumbi kuko nta bushobozi afite kandi uyu mwana amurerana n'abandi 6 bari ku ruhande ibyo byose yakoze byatumye bita atandukana n'umugabo uyu munsi rero agiye gutangira urugendo rwo gushakisha aho yarambika umusaya cyangwa se wamufasha kurambika umusaya nta bushobozi afite ese mu by'ukuri urumva ari cyo wamufasha urumva wafasha Valentina kubona harambika umusaya yego Valentina gira icyo ubabwira rwose ubu ngubu ahangaha bari kunyirukana nta hantu mfite ho kujya n'ubu izi saha wabona ibintu babisohoye babijugunye hanze rwose ni ukuri ngize Imana nkabona aho ndambika umusaya n'aba bana ni ukuri nashima Imana kuko ubuzima burangoye Yesu bagufashe bagerageza bagutabara so nge na twebwe uruhare rwacu nk'itangazamakuru n'ibingibi dukora tugerageza kumurikira abantu isi yose irimo abantu benshi beza nibyo koko abantu benshi babaye babi cyane Valentina niyo mpamvu agiye kugusohora mu nzu ariko nabapfira gushira hari irindi tsinda ryiza Imana yitoranyirije ry'abantu beza abo ngabo nibo bari buze kugufasha yego inshuti za Homeland 7 TV dukunda kandi doza ku mutima Valentina nanjye nimugerageze mufashe harya umwana yitwa mwawe niba uriga wiga makangahe ntabwo wiga urumva ko niba umwana afite imyaka 9 akaba atari yajya ku ishuri ni ikibazo
bizarangira n'ubundi yongeye gusubira muri bwa buzima n'ubundi nawe wakuye musange nyine ni ibintu biri aho ngaho. Niba umwana akeneye kwiga ese kuki ubuyobozi butamufasha? nta kuntu ntageze byaranze. Twahamagara abayobozi tukaba hari nimero z'umuyobozi waba ufite kugira ku buryo twamuhamagara tukamubaza cyangwa nta nomero mfite. nta nimero z'umuyobozi ufite? Okay, good. Kundi nyine ariko ubukwiye kuzigira kugira ngo nibura abanyihangane mfite akantu k'akagiripe bagufasha. Uyu mwana w'umunyarwandakazi akeneye kwiga, akeneye kugira hazaza heza, afite imyaka 9 ariko ubu tuvugana kubera ko umubyeyi umurera byatumye anatandukana n'umugabo we ntafite ubushobozi bwo kumujyana ku ishuri. Uyu munsi noneho ntanafite n'ubushobozi bwo kumushyira mu ihema ngo amutwikire. Nimureke rero dufatanye dushyire ibiganza hamwe tubatwikire. Yego Valentin, umugabo wawe uyu munsi hari ikintu agufasha cyangwa se hari uburyo mujya muhura mugafatanya kuruhuka bwoko? Kuva yakagenda ntabwo aragaruka. Yabaza se gukora iki ko nabaye nyakara kandi hari ibisupusupu byamuhakeya. Ubu se yaza nk'abaja kumuha iyo keya. Ariko ubu ngubu hari abandi bashyushye bagomba kumuha keya ntabonye. Uyu mwana mujyana hanze ese cyangwa muri kiranga ese Valentin ndabyumva ati yabaza kugira ate hari ibisupusupu ibintu nk'ibyo. Ese wowe ntabwo ujya wumva ukumbuye shere wawe cyangwa se nk'umuntu mwigeze mukundana nibura ujya ugira ukumva nyine uramushaka ukamukumbura nyine ukumva ushaka kumureba cyane cyane ko ari se w'abana bawe ukumva wabona ukamumurikira? Njyewe ndakubwiza ukuri. Njyewe kugeza kuva yakamara kuna narwaye amezi 4 murwaye amuru kuva nakamara kurwara. Iyo uvuze amezi 4 umurwaye ushatse kuvuga iki? Nyine icyo gihe niyo nashakaga kurya narebaga naburagamo ikiganza kimwe. ukumva uyu mugabo ariko umuntu araguhemukira warangiza ukazagera ukumva neza. Ntabwo ugenda gusobanukirwa neza impamvu nyamukuru yatumaga utagira, yatumaga utuma nyine ujya wumva haburamo ikiganza kimwe ukumva ikintu kidasanzwe. Ni iki mu by'ukuri aba agukumbuye? Nyine ni ukuvuga ngo icyo gihe nanjye nabaga mukumbuye. Icyo gihe nanjye kwa kuntu ko kubana n'umuntu urabona iyo wabanye n'umuntu mukamenyerana uba nyine muba muri abavandimwe mbese inshuti zidasigana. Ubwo rero iyo umuntu aguhemukiye muri bwa bushuti bwanyu ugeraho neza ukumva urazinutswe. Mumaze gutandukana rero mumaze gutandukana wowe ntabwo wigeze baby ushaka kwigendera genda ujye kwita ku bandi bana ariko nyine abanyarwanda nabakumurikiye. Mukimara gutandukana na shere wawe wowe ntabwo wigeze wumva ufite akantu k'urukundo ku buryo urumva iyo umugore yigeze guhura n'umugabo akenera nyine umugabo kugira ngo akore imibonano mpuzabitsina? Ni urugero cyane cyane ko abantu bakuru barakenera nyine nabyo ni bimwe mu bintu bikenewe. Ntabwo wigeze wumva wifuje kuryamana n'umugabo cyangwa se ukaba wabonana n'undi mugabo bikaba byavamo kuba wabyara abandi bana utigeze uteganya? Njyewe bitewe no gusenga sinjya ndarikira uko kundi umuntu avuga ngo araririkira. Kuva umugabo twagatandukana nakubwiye ko narwaye amezi 4 ndwaye umugabo. Kuva icyo gihe nahise mbwira Imana ati Imana unkuremo umutima wo gukunda sinzongera kurarikira umugabo ukundi. Kuva icyo gihe na n'ubu ntabwo rwose nongeye kumva ndarikiye umugabo. Ese iyo uvuze ngo amaze amezi 4 urwaye umugabo uba ushatse gusobanura iki? Icyo gihe nyine naramutekerezaga namutekereza noneho nkarushaho kurwara nkaremba. Bigatuma rero nyine narwaye igihe kinini murwaye ariko kuva nakabyuka ntabwo nongeye gutekereza igitsina gabo.
Imore kabisa numva aragize amateka atari meza mu rukundo. Yego reka nkubaze ikibazo rero. Reka gusakuza. Reka nkubaze ikibazo rero. Watubwiye ngo urasenga. Yego usengera he? Jewe nsengera kuri ADPR. He, yitwa ngo iki? Hari Amagasima Papicot. Urakoze cyane. Uri umuntu usenga. Urusengero rwanyu rugizwe n'abantu bangahe? Barimo da. Benshi. Niba koko mu by'ukuri urusengero rugizwe n'abantu benshi, uyu munsi ukaba ufite abana 7 kandi hakaba harimo umwana urera nawe yabaye uwawe, ariko of course hari impamvu runaka umurera cyangwa se hari uburyo runaka byagenze kugira ngo umurere. Ariko ndibaza mwansengero mwe, niba koko mu by'ukuri uyu mama afite umwana bamujugunyanye akaba adafite ishuri ageze ku myaka 9, akaba ari umukristo wanyu, ugeze ugira icyo ubwira urusengero rwabo? Narabivuze. Wavuga ngo mu by'ukuri musenga iki? Niba mufata ibintu mukabyihorera, umwana akeneye kwiga, akeneye kugira imibereho myiza, wavuga ngo musenga iki? Niba uyu mumama uri kurera abana 7 yifashije kubera ko yagize ikibazo cyo ariko hari akantu k'akadefo nanjye nagize, ariko ndumva atari defo. Njye mvuga ko ari Imana yagira ngo impindurire. Ubundi jewe ndi umwadepr, ariko nagezeho kubera ko nabonaga hari itorero ryajyaga gusura abantu, abantu bagize ibibazo bakabasura. Nanjye ndagije ndavuga ati abantu ko nasengeye muri ADPR igihe kinini, kubera iki nta n'umuntu wigeze ugera mu rugo ngo asure? Ndangije ndavuga ati reka mpindure idini, wenda ndebe yuko hari ikintu byatanga, wenda nzarebe yuko nanjye bazansura, nanjye bakaza. Cyane cyane numvaga ashaka n'umuntu wanganiriza, nkumva ndashaka umuntu wanganiriza byibura mu bwonko, nkumva ko haruhutse. Ariko y'Imana itaravuga ngo, y'Imana itarashyiraho urufatiro, ntago warwishyiraho ngo bikunde. Nagiye ahantu bita muri Shakina, ndavuga ati wenda nanjye bazaza bansura banganirize, nanjye numve yuko utari wenyine, ntari wenyine. Ariko nagiyeyo ntwite inda y'umwana ifite amezi 4. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu niho nari ngisengera. Ariko ntago baraza kunsura. Shakina rero utaraho ngaho nta guciye mu ijambo, ni Shekina. Shekina Valentina wanyu ari gusohorwa mu nzu, mugomba kugira icyo mukora kugira ngo ubuzima bwe buhinduke. Turabinginze rwose ni mumufasha umwana we w'imyaka 9 arera ku bushake bwe, abone amaboko atuma amujyana ku ishuri, sibyo Valentina? Umwana wanjye arababaye, arajya ambwira ati se mama ubu ngubu nziga gute, se nzabigenza gute? Ukumva ko nyine ababaye, afite ikintu nyine kimuteye intemba. Okay, Imana imufashe agire imibereho myiza. Inshuti za Homeland 7 TV dukunda kandi doza ku mutima, njye nitwa Nshimiyimana Simon nabe iki kiganiro, ariko wenda hari igihe rimwe na rimwe ibintu bitagenda neza bitewe nuko mubyifuza. Turabasaba imbabazi, mutubwira ibyo tudakora neza kugira ngo tubihindure, ibintu bigende neza. Nkunda kubabwira ngo uyu munsi niba umeze neza, ibuka ko hari abatameze neza, natwe tumeze neza. Niyo mpamvu twaje kureba Valentina utameze neza, kugira ngo turebe ko niba hari icyo twahindura ku mibereho ye. Si ibyo gusa kandi, niba mu by'ukuri wowe umeze neza, it's good, ariko ibuka bo bitameze neza, kubera ko ubuzima ni gatebe gatoki. Uyu munsi uri hasi, ejo uzaba uri hejuru. Uyu munsi uri hejuru, ejo uzaba uri hasi. Urugendo rw'ubuzima rero ni zigzag. Muri rusange dukwiye gufatanya kugira ngo urugendo rw'ubuzima ruryohere buri umwe wese. Niyo mpamvu turi kwa Valentina. Yego Valentina, good. Turi gusoza, tukugana ku musozo w'ikiganiro. Uyu munsi rero nyiri inzu yakubwiye ko uraza kumara igihe kingana iki mu nzu ye, simbizi? Ubundi uyu munsi niwe wari umunsi wa mwisho.
yari yampaye iminsi 3. ntabwo ariko ndabona yaguhaye iminsi 3 ariko ntabwo urazinga ibintu byawe. Ntabwo none ndabizinga njye n'ukuri ko Imana nta hantu ufite ho kujya aka kanya imbere y'Imana nta hantu ufite sibye Imana yonyine yo mu ijuru iyo yakwitamurura naho ubundi ibintu bimeze nabi. Mwaretse tugafasha Valentina ntabwo byoroshye nubwo bitoroshye pe. Turashoje reka dusoze ikiganiro ntabwo twakomeza gutinda muri ibi ngibi y'intimba iteye agahinda ariko rwose ni ibintu bibabaje pe. Ku bijyanye se na sheri wawe mwabyaranye we nta kintu ajya gufasha? Ese abana 7 ufite harya ni umugabo umwe cyangwa ni ukabana 6 ufite nawe umugabo umwe cyangwa n'abagabo batandukanye? Ibariye ndwi ukuvuga ngo 7 ukuvuga ngo baratandukanye base baratandukanye. Okay. Abo base babo bana mwabyaranye ese kubera iki utabasha kuba wayoboka kuringaniza urubyaro? Urumva niba ufite imibereho mibi kuki ukomeza kubyara abana benshi? Cyangwa se twavuga ko abantu bagufatirana n'ubukene? Ese niba bagufatirana n'ubukene ukaba wabyara abana cyangwa imbyaro utateganyije? Turisho umwana imbyaro utateganyije ntabwo bishobora urumva niba ufite imyaka 33 ukaba ufite abana 7 ushobora kuzagira abandi bana n'ubundi ushobora kuza kandi umuntu aca imbyaro afite imyaka 45 n'urugero niko ubushakashatsi bugaragaza cyangwa se science. Ikibazo nibaza niba urumva mu myaka 20-30 iri imbere urumva ushobora kubyaramwo abana n'ubundi bagera muri 7 bikarajya ufite abana 14 n'urugero. Kuki utabasha ko wayoboka abaganga bashinzwe kuringaniza urubyaro kugira ngo nibura bibashe gufasha abantu? Yewe bibashe kugufasha nyine. Turisha umwana ubu kuvuga ngo icyo gihe yewe nakoreshejwe n'ubwana nkoreshwa n'ibintu ku buryo nyine hari igihe ukora ikintu wamara kumenya ubwenge ugatangira ukicuza. Ubu ngubu nibwo menya ubwenge ariko mbere nta bwenge nari mfite ahubwo ndabwira bagenzi banjye bamwe bakiri hasi babanze bandebereho. Ubu nitwa mbandebereho babanze bandebereho noneho nibarangiza bategeke iki umubiri wabo kuko umubiri wabo ntabwo barusha ubwenge. Ubu ngubu nibwo ntangiye kumenya ikibi n'icyiza. Ubu ngubu nibwo ntangiye kumenya ngo yongera kuba narifite ubwenge nk'ubwo ubu ngubu mfite. Noneho iyo byagenze gutyo amarira y'ababana niyo atangira kugira gute gutangira kumenya ngo ibi bintu nabikoreraga iki ukicuza. Ubwo rero abandi bantu bari kundeba n'abantu bashaka gukuramo inda ni gutanga ikakugera mu mubiri yibyara kuko nuzi ikintu Imana yatumye ikugereramo. Yego uyu munsi uri muri Onapo cyangwa uringaniza urubyaro cyangwa anyway kugira ngo nyine wirinde kuba wabyara? Turisha umwana kugira ngo wirinde kuba wabyara. Uyu munsi uri muri ubu ngubu ndi muri Onapo kuko ntago waba utari muri Onapo. Nanone hari igihe uvuga ati hari igihe wahura n'ikibazo runaka wenda nk'uko umuntu ashobora no kuza akaba yanagufata ku ngufu ntanabisezeranye. Si ibyo ko ibyo bintu bidakunda kubaho ariko nabyo wabiteganya kuko ntabwo tuba tuzi ariko amategeko yamuhana ibizaza ntawe uzi igejo hari imbere. Ariko reka mubaze ikibazo Valentina, uyu munsi muri ubuzima urimo ntago wenda ushobora kudakunda imibonano mpuzabitsina? Ese ntago wenda hashobora kuba ari wenda n'ubuzima bwawe bwite ntabwo hashobora kuba ari nk'abagabo baza yego bagusaba ko mwakora imibonano mpuzabitsina bitwaje ko bakorera ikintu runaka? Abo ngabo ntago babura. Urakoze cyane. Niba rero impamvu mubwira ngo ntago babura jewe hari abaje bambwira ati turaguhindurira ubuzima
ati reba isura wari ufite ntabwo ariyo ugifite, ati tugomba kuguha n'igishoro, tugomba, hari n'uwambwiye ngo arangurire ikibanza. Ndangije ndakurura nkurura ibintu byose byambayeho, nkurura n'ubuzima ndimo. Ndangije ndamubwira tumva na se w'abana ntacyo yampaye, noneho wowe w'inzaduka uzanye akahe karusho? Ese icyo kibanza ugiye kumpa kirimo iki? Ese ubundi wowe uri muzima ugiye kumpa ikibanza, aya mafaranga ugiye kungurira ikibanza kugira ngo ndyamane nawe, reba ukomeze urebe n'ukomeze. Umugore wawe icyo adafite jyewe mfite, ureba ameze gutya ni iki? Ndangije ndavuga ngo igituma umwami Imana nkunda nicyo gituma ntamwara. Hijyanira amafaranga yawe Imana, nanjye mfite ahantu izankurira ibyanjye nintanabibona, ariko sinzamara amara. Kandi koko ntago nzakora ibibi bibabaje amaso y'Imana kugira ngo nkunde mbeho. Yego. Reka mwazi ikibazo rero, abantu benshi baza kugusaba ko wenda mwakora iyo mibonano, ni abantu bakize cyangwa ni rubanda rwagiseseka? Oya, nta muntu uraza umeze nabi, ahubwo haza abo ngabo nyine bifite. None nimba umuntu yemera kwikura nk'ibihumbi 20 abiguhe, ese uwo muntu aba ari umukene? Waba wirwase ku muhini wa Buyede ukabona nayo ujyana aho hantu? Yego. Ntago se ukeka ko bashobora kuba bafite virusi itera sida bakaba bayiguta, noneho uyu munsi uri guhangana n'ubukene n'imibereho mibi, noneho hakiyongera no guhangana n'uburwayi? Ibyo rero nibyo nanze, kuko kuva na kera nabwiye Imana ati Imana uzandinde sida. Ubwo raya nkuruye abantu nagiye mbona bari mu bitaro barwaye virusi, nanjye byanteye ubwoba. Ntago najya aho ngaho, ntago jye nakomera ayo mafaranga kugira ngo nkunde mbeho. N'ubundi ni hahandi umuruho ntuwuhunga, ariko ntago uwa sida urimo rwose. Tubiziranye n'Imana, umuruho wa sida ntawe urimo. Jye ntago nziyandarika kugira ngo nkunde mbeho. Okay. Reka duturishe umwana. Komeza ubwira abantu. Ntago nakwiyandarika, kuko kwiyandarika ni ikintu kibi. Umukobwa wese uri kwiyandarika muri iyi minsi ntagire ngo ni byiza, kandi uyu mubiri dufite, umuntu utazi agaciro k'umugore niwe wiyandarika. Ubu turi insengero z'Imana, ntago rero urusengero rw'Imana wajya kurukoresha ibintu bibi. Twari tugiye guturisha umwana. Yego Valentine ati Imana ntago yampaye isezerano rya sida. That's good, ni byiza. Ariko urumva niba of course uko abantu nukuvuga ngo ubu turi abadamu nuko tutiyizi, ariko ubu ngubu umudamu wari wo wese ni urusengero rw'Imana. Kuko nimba Imana igutuyemo, nimba wakora byinshi ugahindura byinshi, ntago rwa rusengero ari urwo gukoreramo ibintu bibi. Kivuze nuko turashoje, turi kugana ku musozo, ariko wenda nitugira amahirwe yo kongera kugaruka tukumenya aho uri kwimuka, tuzaza kukureba. Niugira amahirwe yo kubona aho wimukiye tuzaba duhari. Ariko icyo navuga abantu bagushyikira, dear people who live outside, tugeze mu kanya k'aba diaspora cyangwa abantu bari hanze. Dear people who live outside of the country, this is where we are, and you understand the language I'm speaking. Her name is Valentina, the mother of 7 children plus 1 that she adopted because he accepted the guest who came in her house to stay in. Then he was a baby with 2 months, and then he wake up in the morning like people who are going to the toilet, and he left the baby in,
And this mother adopted that baby, and adopted that baby, and she decided to stop breastfeeding of her own baby and decided to feed those who was adopted. Now the condition is worse because she's planning to live here as the order from Randy Road. Please help her to find where he can stay with her 7 babies. He separate with her husband. Now the condition she's staying with her babies is too dangerous. Please save her life, save a woman to stay in a good life, help her kid to go to school and to get basic need. Niba mwamufasha rwose mumufashe. Ngiye nitwa Nshimiyimana Simeon. Naho ubutaha gira ijambo ryanyu mubwira abantu bo kuri Homeland 7 TV. Ijambo nababwira ni ukubashimira, ni ukuri no kuba banteze n'ugutwi. Imana ibaha umugisha. Ariko sinarangiza ntasenze. Buriya ibintu byose ni Imana. Ikintu cyose kitari n'Imana nta kintu kiba kirimo. Ngadugeshengesha. Mbere na mbere Mana ishobora byose, Mana waremye ijuru n'isi. Ni ukuri Mana, dore ndaje imbere y'amaso yawe. Hari impamvu wemeye ko ndamuka mpumeka umwuka w'abazima. Hari impamvu wandamukirije abana banjye bahumeka umwuka w'abazima. Mana uhabwe icyubahiro. Amen. Mana rero Mana wo mu ijuru, dore turaje imbere y'amaso yawe. Muretse uyu waje hano Mana, ni ukuri Mana, umuhe gutunga no gutunganirwa ko kuri Imana yo kuri n'ubugingo. Waravuze ngo uwo tuzasabira umugisha wese ngo uzawumuha. Rero nanjye muri iki gitondo musabira umugisha. Mweretse abantu bose bari kundeba nyaguhora ku ngoma. Ni ukuri Mana, ni ukuri ubaho umugisha kandi nanjye unshyiraho igikundiro cyawe ko kuri Imana igira neza. Kandi nyaguhora ku ngoma nkweretse abana banjye bose. Ni ukuri Imana ubaho umugisha. Ni ukuri Imana, dore ndaje imbere y'amaso yawe. Ni ukuri Imana, nibutse cyagiye warabambwe ndabamburwa. Ni ukuri urakubitwa, inkoni nari gukubitwa ni wowe wazikubiswe. Ni ukuri amacandwa ari gucirwa nari gucibwa ni wowe wayaciriwe. Mana rero Mana yo mu ijuru, ndagushimiye kubw'ibyo byose wakoze. Ni ukuri Mana, wanyeretse agaciro je ntabasha kwiha. Nubwo genda umwana w'umuntu, ariko je ntashobora kumenya icyo washatse kungambiraho. Ni ukuri uhabwa icyubahiro. Mana yera Mana yo mu ijuru, dore ntegeye amaboko impuhwe zawe. Ni ukuri Mana, nizize zitubeho ko kuri Imana igira neza. Ni ukuri mu mahanga, ni ukuri mu Rwanda. Ni ukuri Mana, ndakwinginze kugira ngo mpaho kuba n'abana banjye. Ni ukuri Mana, ndakwingiza kugira ngo uduhe ikitutunga ko kuri Imana igira neza. Data koresha abantu bawe, abakomeye bawe. Ni ukuri Mana, uduhe umuterankunga kuko uri Imana y'ukuri n'ubugingo. Mana rero Mana mu ijuru, dore ndi imbere y'amaso yawe. Dore ndi imbere y'ubwiza bwawe. Manukira ku bantu bawe, urebe n'abantu bari mu bitaro, urebe abantu bose bari muri gereza bababaye. Ni ukuri Mana, ubarambikeho ikiganza cyawe cy'uburyo. Ni ukuri barakira. Uri Imana y'ukuri n'ubugingo, uri Imana yo kwizerwa. Aka kanya ukomeze uhabwe icyubahiro mu isi no mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Urakoze Valentine. Turagushimiye. So ubwo nitugukenera tuzongera, cyangwa se ntihagira ikindi kintu wisuka kutubwira, kubwira abantu, tuzakugeraho nta kibazo. Gira ibihe byiza. Yego nawe.